y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mukomeze mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Imana y'amahoro ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kudukurikiye ubabaye cyangwa se ushavuye, reka nkubwire yuko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu tugira gutya tugatumira abakozi b'Imana. Mutumishi d'amour, ndakumva. how are you? I'm very good. I'm very very good. I'm very fine. You good? I good. Urakoze cyane. Buriya rero ibi babyita ibyongereza by'ibirofoto, cyo bita kirofoto. Ariko buriya hari n'igiswahili kiri nagaza. Cyangwa ni cyane bita igifefeko. Igifefeko. Wabwira umuntu ngo ngwino katumga ngwipino. Ngwino ngwipino. Bundi igiswahili buriya cya original ni igiswahili cya Tanzania. Tanzania. Iki ngiki igiswahili cyo muri Kongo. Hano nabura ntabwo cyemewe. Nubanga iki giswahili cyo muri Kongo, nk'ubu igiswahili cyo muri Tanzania. Urugera Dubai ukakivuga. Ukagirayo ukakivuga. Yego. Kuba barabo baba bakizi. Ariko igiswahili cyo muri Kongo. Ni igiswahili cyo muri Kongo. Nakantu Buriya rero reka nkubwire ikintu utaruzi. Ururimi rw'ikinyarwanda ruvugwa mu bihugu 80. Kageye 80 hose wasanga ikinyarwanda. Hasanga ikinyarwanda. Nyamara igihe kizagera ikinyarwanda kibe international cyane. Ariko turabihanuye. Simbanuye. Turabihanuye. Ntabwo nge mpano. Okay. Mbabarire cyane. Ubwo turabyejeje. Nukuri. Reka dusuhuze abadukurikiye. Yego. Tubatere yambo. Ariko reka nisurize inshuti zanjye z'abarundi bari Australia. Australia. Ko cyo sudasoje abari Burundi. Ariko nari narahagera. N'abantu bari i Burundi, mu Mwagurandi, bari France, Canada, Belgique, mu Budage, ndetse n'abarundi bari hano mu Rwanda, Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, Congo Brazzaville. Ariko zo ahantu hose cano zacu zigerayo. Zose zigerayo, impamvu bafite inshuti zigiye zitandukanye. Erega uyu munsi wa none, oya buretse imiryango yaratwanze. Ekase. Urumva? Yesu aradukunda. Nangira bati mwana wanjye kubera ko nakumenye utara urusoro mu ndenyoko. Ngushyira mu buhanuzi kuzajya uhanurira amahanga. Ngushyira hejuru y'ibihugu by'abami. Kubika, gusenya no kubaka. Ibyo byose Yesu abishyira mu biganza byanjye. Aragukunda. Aravuga ati mwana wanjye rega ndagukunda n'ikigeretseho. Ariko buretse kubwiriza. Buretse ariko ntabwo ndi kubwiriza. Banze kubaza. Buretse ntabwo ndi kubwiriza ariko. Uravuze waretse ariko waretse. Abo damu nimba nkubwe ngo umuntu uri kunjya nawe cyo banze. Ngaho uri ku. Niba Yesu agukunda. Imiryango ikakwanga. Mu muryango umuntu wakwanguka babara cyane ninde? Mama. Yenda mama arakwanze. Si wowe? Tudufasha urugero. Yesu aragutoraguye akuvanye mu bibazo, akuvanye mu ngorane, agucira inzira ubaye umuntu w'umugabo. Umunsi umwe rero uzabyuka mu gitondo usange telefone zawe ebyiri ziri gusona. Imwe ni Yesu uri kuyihamagariraho. Indi ni mama wawe uri kuyihamagariraho. Kandi Yesu agomba kukubwira ati ndashaka kukujana. Kunjana iwanje mu ijuru kuko naravuze ngo ngiye kugutegurira aho uzaba. Mama wawe nawe ari kuguhamagara kugira ngo hagera gucisha mu nyafu. Wakwitaba nde? Nakwitaba Yesu. Igisubizo kiravuga ngo uzimavu naba mwitabye. Buretse se uzimavu naba mwitabye. Ariko wambabari. Waretse nanjye nkagusubiza se. Ukansubiza nyuma. Uwo muhanuzi ari yakwikunguta ati we. Ariko bitebya. Iravuze ngo urataje. None se Hezekiya ko yerekeye ivura. Ntabwo yerekeye ivura akavuga ati kubera kwanga Imana. Wibuke kubera kwanga Imana yerekeye ivura. None se yagiye ivura kubera yibukije imirimo. Yibukije imirimo ariko. Wabukunda umuntu ntumusange. Umukobwa yakunze umuhungu aramusanga. Umuhungu yakunda umuhungu tandukanye urukundo rwo mu isi. Ufata urukundo. Bisobanuye ko mu ijuru ahantu habi. Mujye mutubwiza ukuri. Mu ijuru ni habi. Wagiye yose. Kanone se ko mwanga kugenda. Muravuga ati twemwe. Oya ahubwo mbaye kure we mbakoze baretse mbaye kure. Umwe aherutse kujyayo. Ngaherutse kuvuga ngo nagiye mu ijuru. Nabonanye n'Imana. Yantambagije. Ariko ngo mbega ijuru kunari ryiza we. Ariko
ngo hariyo karitsiye bita abanyahe ariko reka mubwire yarabivuze akavidewo karahari ngo yabonye ngo hariyo karitsiye yitwa abanyahe. tujya tubwiza waba wageze mu ijuru wowe ukagaru ngo nabonanye n'Imana maze na Mose yaramubwumva ukuntu Mose kuntu yavuze mwumva ukuntu Mose yavuze yaramubwiye ati nduma nshaka kureba Imana amubwiye ati Mose undebye wagize gute wapfa none ingunzu n'ingurugunzu n'ingegera akazi ziza zikwanga ngo nabonanye n'Imana Imana yambwiye wabonanye n'Imana ariko ngo hari n'ababonana na Satani. Sinuzi ko hari ibibyarwa bya Satani. Ubwo tuzatumira witwa Ganza ujye uvuga ko yabonanye na Shitani atubwire ukuntu yabyawe na Shitani. Ganza yabyawe na Shitani kandi uvuze ngo abantu bajye kureba Shitani ni ibyarwa na Satani. Ubwo Ganza nimba yavuga ngo yabonanye na Shitani urumva ashobora uretse ashobora urabona ashobora kurota cyangwa se nanone akaba yaragiye ikuzimu ariko buraseze tukajya mu byatoze wagiye unyumva reka tubanze turangize icyo kiganiro bundi tugize gute Ganza ashobora kuba yararose cyangwa se hari uburyo ashobora kuba yarajyanywe kuzimu akaba wenda ari umuntu wamujyanye kuzimu akabagatira akabonana na Rusoferi. Ganza akarebana na Shitani gukimana akamugatumva sha we peti ndaguha amafaranga ariko ndashaka kunkorera undi akamugati rero ni ibiki ngukorera reka nkugeze ukuri sinjyarusa Ganza ntabwo yabonanye na Shitani. None se yaba yarabonaniyeho no gute wabonye inzoba afite ukuntu yaga ubwo Satani yaba ari sawa ntabwo wabonye mugenzi wacu ukuntu yisize wasaga nawe yari yisize ubwo Satani yaba ari sawa. ariko umva dusoreza kuri aka kantu bajya bavuga ko umugabo witwa ngo Rusoferi uzamutinye kuko yari afite amajwi 12 ngo acurangagira Imana ikavuga ati nukuri ndanezerewe. Ubwo urumva uwo muntu ari mubi none kubonana nawe nyine nge cyo nibaza nimba ntawe ubonana n'Imana nta n'ubonana na Shitani ntabwo babonana ni uko igisubizo nyungu nimba nta muntu ubonana n'Imana na Shitani ntawe ubonana. Ikindi cya kabiri ndakumvura akagira Imana n'amafaranga kumbeshya ko Imana iguhamagaye wayitaba indeze ngiye mbona ribe iguhamagaye n'Imana ikaguhamagara wajya kuririmba oya Imana yiguhamagaye umva maze nkubwire kandi ribe yabigiye kugufunga Pascal umva maze nkubwire uyu munsi wa none Imana ishaka kuzika kubwira ati rero Pascal itegure ejo nzakugira gute nzagucyura wakanga ngewe igisubizo nayiha sinanakivugira. Urakoze rero ariko ntimuze mutubeshya ko muyikunda kandi mugira gutya ikabahamagara mu abanga Imana nibayisenge bazapfa bose bo kwibukwa setu. Urakoze cyane wowe uri kumwe natwe ntukure urushinge ntabwo twatandukira ahubwo tuba tuganira kugira ngo tubanze tubashyushye ibintu byose bimere neza cyane. Turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Jean d'Amour. Reka tuguhereze umwanya kugira ngo uhanure uvuge icyo Imana yaguhaye kutubwira mu minota mike dusigaranye. Ushaka ko mpanura mwakagira Imana narenze ko tugiye kugira gutya wenda tukabanza tukareba ibyo tureba ariko buriya upfa kutayireba igitsura wewe gusa. Yesu yaravuze ngo simbatumye mwenyine ahubwo nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza abemera muzabatize. Icyo mbatumye ntabwo mbabwiye simbatumye ifeza n'izahabu. Ntabwo nje kuri kamera kugira ngo nje gushaka ifeza n'izahabu kuko nta n'izahabu mumpa muzijyana mu bapfumu mukazishyira Nyabingi mukazishyira ibitaba mukabizijyana mu bitaba afite umumaro. Nanjye rero mbazaniye umuravumba mbazaniye igicuncu sha uranyumva neza mbazaniye igicuncu nkabazanira umuravumba nkabazanira igikakarubamba sinzi nimba unyumvishije nkabazanira urusenda nkabazanira indimu ntabwo mbazaniye avoka nta nubwo mbazaniye umuneke ubanza za mbaraga Ganza yakoranaga nazo ntabwo mbazaniye bombo uranyumva neza ntabwo mbazaniye isukari ahubwo mbazaniye ibisharira kubera ko Imana mwayihaye injongo bundi bajya bavuga ngo Imana Yesu ukuntu yavuze
yabwiye gana arakora abona akusi nukuri byiza ntabwo uzemerwa ibaze noneho kuba warakoreye Imana uyu munsi wa none ukarangwa mu bipfu. Abura hari abantu dutunze bagenda ariko bariho barapfuye kera bakicara kuri kamera bakavuga Imana ariko ari Imana bari bagasanga ari intumbi. Noneho aba bangaba muzabasanga mu bitabafitiye umumaro. Reka ngo urugero umunsi umwe witwa Apotre Mbayahaga yicara aha avuga ijambo ry'Imana abakiretse tubihane, ariko ejo bamubona ari kuvuga ngo shushushu. Uwo muntu yaciwe hehe ku ngoma. Ariko Mbayahaga itonde ibyo tubyihorera. yego Muvuze nabi mbwira muvuze nabi ugasanga Imana irakuremye igushyira mu isi irakubwira ati mwana wanjye icyo nguhamagare nukumenya abanjye nagushyize imbere. Icyambere irakurema iragukuza niwigeze upfa niwigeze wanda. Reka dushimire abantu bavutse mu buryo butemewe cyangwa se abantu bagiye bahura n'ingorane, abantu bavuye mu mihanda ntabwo bavutse mu buryo butemewe, mu buryo budateganijwe. Yego. Hanyuma reka tubashimire abantu bose bagiye bigira. Uyu munsi wa none bakaba ari abantu b'abagabo, bakaba batari mu matiko, batari mu magambo, badafite ubwicanyi bwo mu mutima. Uranyumva neza Pastor? Uza abantu bafite ubwicanyi bwo mu mutima ukuntu bangana, uzi ukuntu ari benshi. Bareba damura akavuga ati karaga ko tucyaka tukagaca umutwe. None se n'umuca umutwe agapfa, we ntuzapfa. Wawe se ntibazawuca. Noneho reka twikomereze. Warumbwiye ngo mpanure dusoza. None ubu umva ukuntu Uwiteka avuze. Ndamburira amagambo ari muri Nahumu ibice 3. Umurongo wa mbere. Nahumu yego ibice 3 umurongo wa mbere. Kurimbura kw'Ineneve. Kurimbuka kwa hehe kw'Ineneve. aho ngaho shyiramo i Burundi. Kurimburwa kw'Ineneve. Shyiramo i Burundi ushyiremo ku muntu wese ukora ibyangwa n'amaso imbere y'iki y'Imana. Agiye kurimbuka, agiye kuvaho, agiye kwandagara, agiye guhura n'Imana, agiye guhura n'ibyo yibasi. Nukuvuga ngo wibasiye umwana w'umuntu uramuvuga, bagiye kukuvuga. Wibasiye mugenzi aragiye kuko reka nkubwire niwirukankana umugabo uzasigaza imbaraga zigusubiza inyuma. Umurwa uvusha amaraso. Umurwa ugeze gute? Uzabona ishano. Umurwa uvusha amaraso. CNDD FDD yamennye amaraso menshi. CNDD FDD yambuye abantu ibyabo. CNDD FDD yagiye irenganya abantu. Ariko nagira ngo mbabwire Imana izanye ikintu cyitwa inkota igiye gusogota. Twakomeje kubikaze wuzuyemo ibinyoma n'ubwambuzi. Mbabarira buracya. Imana iravuze ngo mwuzuyemo ibinyoma n'ubwambuzi, nta kizimana ibabona mo. Ntabwo basiba kunyaga. Ntabwo musiba kunyaga abakongomani, ntabwo musiba kunyaga abanyamurenge, ntabwo musiba kunyaga abarundi, ntabwo musiba kunyaga abana Imana yiremeye, ntabwo musiba kunyaga. Icyo boze no kuvusha iki amaraso. Urusaku rw'ibikoko. Yego. Urusaku rwo guhinda kw'inziga. Yego. Imirindi y'amafarashi. Ndakumva cyane. Agenda aca isibo. Yego. Ikiriri cy'amagare y'intambara. Asimbuka agendera ku ifarashi. Yego. Akisuka mu rugamba rwaheherwa muri Kongo. N'inkota irashya indimi. Yego. N'icumu rirabagirana. N'abishwe ishyano ryose. Intumbi nyinshi zigerekeranye. N'abapfuye ntibabarika. Barasitara ku ntumbi zabo. Buretse gatoya. Yego. Nagira ngo mbabwire ngo icyo mwatinyaga kibagezeho. Amaraso mwavushije
akarengane mwarenganyije Imana namwe irabaziye. kandi ngo baciye hano mu Kirundo ngo bakora amakosa akomeye cyane. Nagira ngo mbabwire ngo intumbi zirandagaye kubera ko hari ibyo mwagize gute mwirengagije iby'Imana yababwiye. Ntabwo ari byo mwakoze, ahubwo mwirirwa murenganya abana Imana yiremeye. Niyo mpamvu Imana namwe igeze gute irabanyaza. Ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko, ubusambanyi bwe akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Soreza ku murongo wa gatatu. Dore ndakwibasiye ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Agize gute? Aramwibasiye. Reka tugenda naho ngaho rero. Nzakubeyura inkamba yawe mu maso hawe, kandi nzereka amoko ubwambure bwawe, kandi nzakujugunyaho ibihumanya byangwa urunuka nkugayishe, kandi nzaguhindura igishungerwa. Nuko abakureba bose bazaguhunga bavuge bati Nineve hararimbuwe, ninde uzaharirira? Nzagushakira he abakumara umubabaro? Niko Imana ivuze. Sinjye ubivuze. Niko Imana igeze gute? Ivuze sinjye ubivuze. Hanyuma nagira ngo basomaga Bibiliya muri Nahumu. Nagira ngo mbabwire. Igice cya 3 umurongo wa 4. Nagira ngo mbabwire. 5 arababwiye ngo abumva uri rw'ikinyarwanda baba bari hano mu Rwanda, baba ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Imana iravuze ngo dore ndakwibasiye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nzakubeyurira inkanda yawe mu maso hawe, kandi nzerekana amoko ubwambure bwawe, n'amahanga nyereke ibiteye isoni byawe. Ibyo ndayishimiye yarageze gute, yari yarahishe byose bigiye ku karubanda. Ibisasu ndayishimiye yarabitse ahantu rwishwa bigiye gutwikwa. Akagambane gakomeye kagiye kwerekana hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka mwibwire abadukurikiye, wowe unyumva uzi neza ko warengagije mwene so, inkota y'Uwiteka iraje. Ikindi cya kabiri, Imana irabaziye. Murahungira he kibiteye isoni byanyu, Imana ibishyize ku karubanda. Ibyo mwari mwarahishe, Imana irabihishuye. Ikindi cyongeyeho, akagambane mwakoze, namwe muragambaniwe. Murajya hehe? Ko Imana bakwiyeho amaboko. Mwaravuze ngo murakomeye, ariko Imana yo mu ijuru ubwirinze mwari mufite, dore Imana ibukuyeho. Ikindi cyongeyeho, ubuse murajya hehe? Ko Imana itabaye abayiringiye, murajya hehe? Uburozi mwagize gute mwiringiye? Mwagiye mu bapfumu. CNDD-FDD yazanye ibigirwamana aho ngaho. Reka mbabwire, Imana irabaziye. Murajya hehe? Niko Imana igeze gute ivuze. Reka ngushimire. Urakoze cyane. Nimero ya telefone ushaka ko dusenga n'Imana. Reka nibwirira abantu bafite ibibazo by'uburwayi. Reka nibwirira abantu bafite ibibazo byo gusengerwa. Umuntu wese uzi ko yazinzwe, umuntu wese azi neza ko afite karande yanze, hamagara kuri nyandikira kuri WhatsApp 0782796512. Reka nongere nsubiremo, mpamagara nyandikire kuri 0782796512. Yesu abamere umugisha.